Mu kiganiro twabateguriye uyu munsi wa none, tugiye kuganira ku mugabo umunyabigwi, umurijenti usanzwe azwi cyane kuva kera kugeza na n'uno munsi, waruciye bigacika mu njyana ya gakondo. Uwo nta wundi ni Muyango. Muyango yaba ari muntu ki? Ese yaje ate? Inganzo ye se yaba ishingiye ku ki? Ese kuki yahisemo kuririmba mu bintu byose? Muyango turamubaganirizaho, tumuve umuzi tugere imuzingo, tubasobanurire buri kimwe kuri Muyango, dore ko tumufiteho byinshi mu byiza yagiye akora muri iki gihugu. Ikaze mu kiganiro cya Ubwiza News TV. Ngiye mwumva umunyamakuru wanyu wabateguriye iki kiganiro. Dutangire twumva indirimbo ye ya mbere yagiye akora, yibanzemo ubuhanga bwinshi cyane. Iyo ni indirimbo imwe yise ngo Runihura. Ese yari ashatse kuvuga iki? Ese yari ashatse kubwira abandi? Ese yari ashatse kuganisha hehe? Dufite indi ndirimbo yakoze nayo igaragaza ikindi kintu utamenya ariko waza gusobanukirwa.